cyangwa se kizana n'akavuyo mu mwuga. Bibiri iravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto bera. Abanyamakuru bafite uburenganzira kandi aho ukorera abaturage umuryango wawe abanyamakuru bakagushyigikira niho ushobora kugera kuri ubwo burenganzira bw'itangazamakuru. Ibyo bintu bine rero bidahari, iyo ushaka kumenya uburenganzira bw'itangazamakuru ugomba kureba ibyo bintu bine. Nibaza yuko uyu umuco ukiri hasi. Yego. Uyu muco wo kwihanganira ibitekerezo bitandukanye uracyari hasi. Umuco wo kwemera yuko abanyamakuru bafite uburenganzira bwo kubaza ibibazo abayobozi bababaza uko bayobora ibyo bakora nuko babikora na uracyari hasi, kuko iyo wanditse katuvuge hari ubwo njya mbona ukandika ku kigo runaka aho kubona yuko yenda ibyo wanditse aho kubaza ibyo wanditse ese bifite ishingiro ukiyoba hari ubwo atekereza ngo niwe wataka. Niba amateka atwigisha ikintu icyo ari cyo cyose, buri uko tekinoloji yagiye ihinduka itangazamakuru ryagiye rigira imikorere itandukanye, ikintu kitahindutse ni kimwe. Nibaza yuko umuntu uzashobora gukoresha ubwo iyo tekinike ni uzakira, utazabishobora azakena. Reka tubasuhuze kandi tubakire bavandimwe ba Bwiza TV ndetse na bwiza.com. Muri aka kanya nkuko mubibona imbere yacu turi kumwe na Prof Kayumba Christophe, muramuzi cyane ngira ngo kuri Bwiza aho akenshi tukunze kumukoresha cyane. Rero turamwakira Dr. turakwakiriye. Mwakoze cyane. Iminsi myinshi cyane. Iminsi myinshi. Amakuru iminsi. Dusanzwe tuganira ku bisanzwe. Dusanzwe tuganira n'aba bantu barakuzi. Ngira ngo wenda nibo bwa mbere bagiye kubona kuri Bwiza TV, ariko kuri bwiza.com barakuzi kuko dukunze gukoresha koti zawe cyangwa se ku busesenguzi kuri ishu runaka tuba dukeneyeho umuhanga nkawe. Nikaze rero Dr. Murakoze cyane. Amakuru y'iminsi Dr. Amakuru ni meza rwose. Ukuyeho ikibazo cya COVID naguma mu rugo. Ubundi ubuzima busanzwe turagerageza nta kibazo. Wewe COVID yagusanze muri ndi shuri wari urimo, ariko Imana ishimwe iryo shuri warirangije amahoro. Nibyo kabisa. Dr. rero ngira ngo nta kindi cyo kitugenza na makuru. Ngira ngo niwe ukunze kubyigirira tumunyamakuru nta gukunze icyo gukunzeho nuko agukuraho inkuru. Tukaba dushaka kubaza ikibazo kimwe kijyanye n'uburenganzira bw'itangazamakuru. Muri iyi minsi hari saga ihari cyane cyane ikunze kugaragazwa n'abantu bamwe na bamwe aho bagaragaza ko abanyamakuru bashobora kuba barimo kurengera bitwaje uburenganzira bw'itangazamakuru. Base uburenganzira bw'itangazamakuru butuma umunyamakuru ashobora kwica amategeko. Uburenganzira bw'itangazamakuru buratuma umunyamakuru ashobora gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ngira ngo umaze iminsi ubona nk'umuntu ukurikira cyane cyane, ubundi uburenganzira bw'itangazamakuru ni iki Dr.? Navuga yuko uburenganzira bw'itangazamakuru umuntu yabishyira mu bice bitatu. Icyambere ni uburenganzira bw'umunyamakuru kugera ku makuru akayasesengura akayageza ku basomyi ndetse n'abakurikirana radio na televiziyo. Ubwo burenganzira bw'umunyamakuru kubugeraho. Uburenganzira bw'umunyamakuru bw'itangazamakuru nanone buvuze uburenganzira bw'umuturage gushobora gutanga amakuru ku cyo yabonye, ku cyazi, gutanga ibitekerezo. Nibyo bita freedom of expression, kuko hari abajya bibeshya ko uburenganzira bw'itangazamakuru ari ubw'abanyamakuru gusa. Uburenganzira bw'abanyamakuru ni uburenganzira butuma uburenganzira bw'umuntu kuvuga igitekerezo cye bugera ahubwo ku bantu benshi. Icyanyuma rero uburenganzira bw'itangazamakuru buvuze uburenganzira bw'ibitangazamakuru kugira ubwisanzure mu gutangaza ibikorwa uko bikorwa nta rundi rwego ruri hanze y'icyo gitangazamakuru rwabahaye amabwiriza cyangwa rwababurije ngo ibi ntimubivuge. Ibyo bintu bitatu rero ni ngombwa cyane. Uburenganzira bw'umunyamakuru, uburenganzira bw'umuturage kugira uruhare muri iryo tangazamakuru, n'uburenganzira bw'ibitangazamakuru gutangaza nta nkomyi. Hanyuma iyo urebye wenda tukiri ku icyo kintu cy'uburenganzira ivuze ibijyanye no gutangaza, ubwo harimo no gutara amakuru,
kuko niho ahurira na wa muturage, ubona mu Rwanda gihagaze gute? Nibaza yuko kubera ko nk'uko ubizi mu itangazamakuru mazemo imyaka 24 nabanje kuba umunyamakuru, mba umuyobozi w'ibitangazamakuru, nigisha itangazamakuru ndetse n'ubu ngubu ndacyarigiramo uruhare. N'ubu uracyari umunyamakuru? Navuga rero yuko uburenganzira bw'itangazamakuru hari aho bigenda, hari naho bitagenda, kuko kugira ngo umenye neza niba uburenganzira bw'itangazamakuru buhari mu gihugu icyo ari cyo cyose, ureba ibintu bine. Yego. Icyambere ni kijyanye n'amategeko n'amabwiriza. Ese itegeko nshinga ryemera ubwisanzure bw'itangazamakuru? Ese itegeko ry'itangazamakuru rirahari? Ese itegeko rijyanye n'uburenganzira bwo kugera ku makuru rirahari? Iyo urebye rero ibijyanye n'amategeko, navuga ko u Rwanda rumeze neza, kuko itegeko nshinga ingingo ya 34 uburenganzira butanga, itegeko rya 2013 ry'itangazamakuru riha umunyamakuru ukora akazi ke, ndetse n'itegeko rya 2003 rijyanye no kugera ku makuru, access to information. Icyo kintu rero kijyanye n'amategeko cyo navuga ko mu Rwanda kimeze neza. Yego. Ariko icyo cyonyine ntago gituma ubwo burenganzira bubaho. Hariho n'ikindi cyo bita ubushobozi bwo gukora itangazamakuru bujyanye n'imari, amafaranga, bijyanye n'amafaranga, imibereho y'abanyamakuru, imibereho y'ibitangazamakuru. Ese ibitangazamakuru bishobora kugera ku masoko? Ese abamamaza bashobora kwamamaza muri ibyo bitangazamakuru nta nkomyi? Ese ibitangazamakuru bishobora kubaho byibeshejeho? Ese umunyamakuru wahembwa gute? Kuko abanyamakuru nubwo akazi kaba ari ugutara inkuru bakayigeza ku baturage, ntabwo barya amakuru. Barya amafaranga nabo barahahana nk'abandi bose. Umunyamakuru rero ushonje, udashobora kujya ku isoko, udashobora kwishyurira umwana we, udashobora kwishyura inzu, urabona ntabwo wavuga ko afite ubwo burenganzira, nawe ubwo atitunze. Hariho rero ikindi kintu cya gatatu kijyanye n'ibijyanye na politiki, byo bita political environment. Ese aho bakorera, ese iyo wanditse inkuru hari uguhamagara akakubwira ati iyo nkuru yikureho cyangwa ntubikore. Iyi si iyo wanditse ku banyapolitike cyangwa abacuruzi cyangwa twege nk'abarimu, ese turakubangamira cyangwa turavuga dufite uburenganzira bwo kubikora ukabikora neza. Icyanyuma rero kijyanye n'ubwo burenganzira abantu benshi batajya batindaho kandi gikomeye, ni kijyanye n'umuco waho ukorera, cyo bita social na cultural environment. Aho ukorera, ese katuvuge nk'abanyamakuru, iyo ukoze inkuru katuvuge itavugwaho rumwe, ese abanyamakuru baragushyigikira bakavuga bati uri umunyamakuru mugenzi wacu, ibyo yakoze bijyanye n'umwuga, cyangwa barakwamagana? Ese ushobora gukora inkuru abiwanyu bakakwamagana, cyangwa umugore bakavuga ati rwose ibintu wakoze ibi bintu wagera mu rugo akagucunaguza? Ibyo rero iyo hari umuco wo kwemera ko abanyamakuru bafite uburenganzira, kandi aho ukorera abaturage, umuryango wawe, abanyamakuru bakagushyigikira, niho ushobora kugera kuri ubwo burenganzira bw'itangazamakuru. Ibyo bintu bine rero bidahari, iyo ushaka kumenya uburenganzira bw'itangazamakuru ugomba kureba ibyo bintu bine. Hanyuma mu Rwanda ubona bihagaze gute Dr. kuri ibyo bintu bine? Icy'amategeko cyo wavuze ko ari sawa. Yego. Ikibazo rero nkibona mu bukene. Ibitangazamakuru byinshi niba ukurikirana, ndetse hamaze gukorwa n'ubushakashatsi butandukanye, harimo na buriya bushakashatsi bukorwa na RGB bakora buri myaka 3 bita Media Barometer. Usanga ibitangazamakuru byinshi bidafite ubushobozi bw'amafaranga buhagije. Usanga ibitangazamakuru byinshi bidahemba abanyamakuru, n'ibibahemba rimwe na rimwe bikabahemba bikererewe, n'ibibahemba rimwe na rimwe bikabahemba udufaranga dukeya. Nibaza rero yuko icyo kibazo cy'amafaranga kirakomeye cyane. Hariho n'ikindi kibazo nibaza yuko gikomeye kijyanye n'ukuntu mwebwe b'abanyamakuru mwifata. Ese mushyize hamwe? Ese iriya miryango yanyu ishyirahamwe ry'abanyamakuru, ese murafashanya? Iyo umunyamakuru afite ibibazo, ese muramufasha cyangwa muramutererana? Ese iyo yanditse inyandiko yenda umunyapolitike cyangwa umunyamafaranga adashaka, ese namwe muramwamagana, mushyira hamwe mukamwamagana, cyangwa muramufasha kugira ngo atere imbere? Ese umunyamakuru afashwa agafungwa, muramushyigikira, mumushakira abamuburanira n'iki? Cyo ngicyo rero nabwo nsanga hari ikibazo kijyanye
no gufashanya mu itangazamakuru kuko nta muntu ushobora kwandikaho inkuru mbi kuko niko abantu duteye ngo hanyuma n'ubu unyanditseho nabi uti n'umwarimu mubi cyangwa n'umuyobozi mubi ngo mpamagare nkubwire ngo rwose urakoze cyane kuba wanyanditseho ibintu biriya nzisubiraho. ese ubundi inkuru mbi mu itangazamakuru ibaho profe? Nibaza yuko ubundi inkuru mbi ni nziza ni iyihe mu itangazamakuru? biterwa n'inkuru iyo ariyo cyangwa bigaterwa n'abantu? oya biterwa n'inkuru iyo ariyo ndetse n'abantu kuko katuvuge njyewe ndi gitifu nkaba narahawe amafaranga yo gutuma nshyira umuhanda aho nyobora. Yego. Ayo mafaranga aho kuyashyira mu muhanda 50% nkayarya. Umunyamakuru ni uburenganzira bwe bwo kumenyekanisha icyo kugaragaza aho amafaranga yarengeye. Ko amafaranga yariwe. Ubwo si yo gitifu yavuga ko ari inkuru nziza, yavuga ati ni inkuru mbaramarabika. Ariko we nk'umunyamakuru uba wakoze akazi kawe. Inkuru nziza. Wari wabona se umunyapolitike bandikaho ibintu batayoboye nabi akavuga ati rwose mwakoze cyane bose baba complain. Nkibaza rero yuko inkuru biterwa niyo ariyo n'ikivuga je nibaza rero ariko mu rwego rw'itangazamakuru cyo kwita ubunyamwuga. Yego. Inkuru nziza ni yujuje ibintu bitatu. Icyambere nishingiye ku kuri kw'ibintu byabaye. Icya kabiri nuko iba abo ireba bose wababajije. Yego. Iyo bita twita kuba balance. Abireba bose wababajije bakubwiye icyo babitekerezaho. Icyanyuma nuko iba ishingiye ku nyungu z'abaturage. Yego. Kuko habaho inyungu habaho ubundi impamvu abanyamakuru bakora umwuga nuko biri mu nyungu z'abaturage. Abaturage baba bashaka kumenya ibibakorerwa uko bibakorerwa ndetse kumenya n'ibintu bitandukanye amasoko ari uko ekonomi imeze n'iki no kubafasha kwishima kwidagadura ni byinshi. Iyo rero iri muri izo nyungu z'abaturage niyo twita inkuru nziza. Inkuru mbi rero nitujuje ibyo bintu nivuga ibihuha idashingiye ku byabaye nidaha ijambo abavugwa mu nkuru nivuga ibintu bitari mu nyungu z'abaturage. Yego. Hanyuma kucyo wenda wari ukomeje kuvuga kijyanye no kuba mu Rwanda hari uburyo bwo kuba abanyamakuru bakengira ngo na media biometer ya RGB bigaragaza noneho cya kindi cyo kuba umunyamakuru ari muri societe cyo wise social environment cyubona gihagaze gute mu Rwanda? Social cultural environment. Yego. Abantu umunyamakuru akoreramo umuco wabo, imiterere yabo cyangwa se imibereho yabo, ukuntu niba ese abantu tuyemo abanyarwanda bafite umuco wo kwakira ibitekerezo bitandukanye. Ese iyo uvuze ikintu kirebaho mwene wabakora avuga yuko wamwatatse cyangwa aravuga ati ufite uburenganzira. Ese umuco wacu wemera yuko umunyamakuru abaza ibibazo abayobozi adashingiye ku magrade yabo ahubwo ashingiye ku nshingano zabo. Nibaza yuko uyu umuco ukiri hasi. Yego. Uyu muco wo kwihanganira ibitekerezo bitandukanye uracyari hasi. Umuco wo kwemera yuko abanyamakuru bafite uburenganzira bwo kubaza ibibazo abayobozi bababaza uko bayobora ibyo bakora nuko babikora na uracyari hasi. Kuko iyo wanditse katuvuge hari ubwo njya mbona ukandika ku kigo runaka aho kubona yuko yenda ibyo wanditse aho kubaza ibyo wanditse ese bifite ishingiro ukiyoba hari ubwo atekereza ngo niwe wataka cyakaba yakubaza ngo iyo nkuru imariye cy'abanyarwanda. Cyangwa abantu bakavuga bati wayandikaho niba wanditse ku burezi bati buriya yibasiye minisitiri w'uburezi. Kandi uburezi buri mu nyungu y'abaturage. Rero nibaza yuko hakiri umuco wo kutihanganira ibitekerezo bitandukanye, hakiri umuco wo kutamenya yuko abanyamakuru nabo muri societe bafite inshingano kandi inshingano zikomeye zituma abaturage bamenya ibibakorerwa uko bibakorerwa abakora n'abadakora. Yego. Hanyuma wenda Dr. gira ngo wenda icyo abantu wenda nkurikije uko bisobanuye ni birumvikana ko hakiri icyuho cyo kuba abantu bataramenya inshingano z'itangazamakuru muri rusange. Nibaza yuko ari byo kandi ugiye kureba
n'amateka y'itangazamakuru ahandi ntabwo uyo muco uza ahantu iyo hataraba abantu bize benshi ahantu kandi ukwiyeho no kwiga gusanzwe kujyanye n'amashuri yigisha ukabona za diplome hariho n'ibyo bita civic education kwigisha abaturage uburere mboneragihugu uburere mboneragihugu kumenya inshingano zabo kumenya uburenganzira bwabo kumenya ibijyanye n'amategeko iyo civic education rero iyo abantu benshi nibura barenze kuri 90% bazi neza icyo bita kuba umuturage ibyo bita citizenship kuko citizenship ntabwo bivuze ngo wavukiye ahangaha ufite uburenganzira bwo kubona pasiporo ahubwo binavuze kuba umuturage nyawe mwiza ni ukubaza ibigukorerwa uko bigukorerwa niba bidakorwa neza ugasaba ko byakorwa neza nibaza rero ko uyo muco kuko uracyabona hari n'ibyo navuze muri iriya baruwa wahoze uvuga aho usanga umuturage yita umuyobozi ngo ni umubyeyi ubumva se umubyeyi ariko urabizi yuko nta muyobozi n'umwe udahembwa nta muyobozi n'umwe muri leta udahembwa wowe se nk'uko ubizi umuco nyarwanda ababyeyi bacu turabahemba wigeze uhemba umubyeyi wawe ngo akurere ariko abayobozi hano turabahemba nta n'umwe udahembesha uyu muco rero utavuyemo tukamenya yuko u Rwanda ari urw'abanyarwanda aribo batanga constitution ibaho uburenganzira bwo gutanga ubutegetsi ndetse no kubukura ku bayobora ntabwo wavuga ngo umuco wo kwihanganira ibitekerezo bitandukanye ukamenya ko n'umuturage usanzwe afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo kubaza ibibazo kubimukorerwa nuko bikorwa wenda dusa nkabihuta hanyuma prof ubundi ni gute ubutegetsi n'umunyamakuru cyangwa se n'itangazamakuru bishobora gukorana icyo ni ikibazo gikomeye cyane kandi ni ikibazo cyiza cyane ikibazo cy'ukuntu leta ikorana n'itangazamakuru ndetse n'umuturage kuko nawe ibyo bintu abigiramo uruhare ari leta ivuga ko ikorera abaturage kandi igomba gukorera abaturage ari n'itangazamakuru muvuga yuko mukorera abaturage kandi mugomba gukorera abaturage ubundi imikoranire ya leta n'itangazamakuru igomba gushingira ku bintu bitatu icya mbere nicyo itegeko nshinga rivuga itegeko nshinga rivuga gute itegeko nshinga riravuga leta izashyirwaho n'abaturage binyuze mu itora hanyuma itegeko nshinga rikavuga yuko navuze mvuga ingingo ya 34 y'itangazamakuru ko leta izatuma itangazamakuru rikora nta mbogamizi n'imwe ibyo bita garanti kuguha garanti yuko uzakora nta kibazo icyo ngicyo ni icyambere imikoranire ishingiye ku bivugwa mu itegeko nshinga yego imikoranire rero ya leta n'itangazamakuru inashingira ku mikorere ya buri munsi ishingiye ku mategeko asanzwe nk'ubu ngubu tuvuge itegeko rijyanye n'uburenganzira bwo kugera ku makuru ya 2013 iryo tegeko rivuga yuko umunyamakuru ndetse n'umuturage usanzwe afite uburenganzira bwo kugera ku makuru uko rero mwakabaye mukorana n'itangazamakuru uko leta yakabaye ikorana n'itangazamakuru ni ukubahiriza iryo tegeko ikatuma niba usabye amakuru mu kigo runaka cyangwa muri minisiteri runaka ntibagire ngo ni imbabazi ni impuhwe bakugiriye cyangwa ni imbabazi bagahita babikora kuko niko itegeko rivuga niba ukoze inkuru umuyobozi atishimiye cyangwa undi munyamafaranga cyangwa umucuruzi atishimiye akamenya ko ubwo burenganzira buhabwa n'itegeko nshinga ndetse n'iriya tegeko rya 2013 rijyanye n'itangazamakuru icyanyuma rero kigomba kuranga imikoranire ya leta n'itangazamakuru ni ukumenya no kwemera yuko bombi bakorera abaturage umuyobozi akora ibijyanye n'ibyo bavuga biyamamaza yego bose bavuga biyamamaza ko bazateza imbere uburezi bagateza imbere iterambere n'umunyamakuru rero ni wo murongo umuturage
muri ijwi rya rubanda. niho Itangazamakuru umuturage anyuramo akora accountability. ni ijwi rya rubanda. Yego, Niho umuturage anyuza, niba nshaka kumenya ibiri mu burezi ndashoma ndaza nkubaze nko Bwiza ntibimeze gute, niba mfite icyo nshaka kuvuga ku burezi cyangwa nshaka kuvuga ku bijyanye na economy cyangwa n'ubukene, ndaza kubwira wowe umunyamakuru, hanyuma igitekerezo cyanjye kinyure kuri Bwiza kigere ku bayobozi babishinzwe. Urumva rero n'ibyo bintu bitatu bigomba kuranga imikoranire y'itangazamakuru, kandi nta utunga undi agatoki, nta ubwira undi uko agomba gukora. Itangazamakuru, abanyamakuru n'abayobozi babo nibo bagomba guhitamo ikigize inkuru n'iki, uko ikorwa ite, igihe isohokera n'igihe idasohokera. Ntabwo bagomba gutegereza amabwiriza y'abayobozi. N'itangazamakuru ntabwo ribwira abayobozi ngo mukore ibi ngibi. Abayobozi nibo bahitamo ibyo bakora bishingiye ku byo bizeza bemereye abaturage. Niko mugomba gukorana rero. Yego. Wenda ntitugitindaho ngira ngo abantu barabyumva ko buri wese nukura inshingano ze. Hanyuma Dr. muri iyi minsi nyine ngira ngo nicyo kintu twahereyeho tuvuga ku burenganzira bw'abanyamakuru. Hakunze kumvikana ngo abanyamakuru barakora ibi cyangwa se baritwaza uburenganzira bwabo bakagira ibyo bangiza. Abanyamakuru koko ntibaba bitwaza ukurikije ibyo itegeko nshinga rivuga, itegeko ryishyiraho ry'itangazamakuru rya 2013, bakitwaza ko bafite iyo freedom cyangwa se ubwo burenganzira bwabo, bakaba bagira ibyo bakandagira cyangwa se birenze ubushobozi bwa sosiyete ihari. Cyane cyane ko iyo urebye itangazamakuru biragoye ko rishobora kuba profession na sosiyete itaraba profession. Ngira ngo wogeze kukivuga uravuga ngo kugira ngo abanyamakuru bakore cya kintu cya civic education kigomba kuba kiri kuri 90%, hari abantu bigize cyane. Urabibona gute muri iki gihe? Nibaza yuko uhize mu gaciro uzi ukuntu amareta ashingiye kuri demokarasi akora, n'itangazamakuru rishingiye ku bunyamwuga, biroroshye cyane kuko nanone urumva twatangire kuri constitution ivuga iki. Yego, constitution nanone ivuga iyo umunyamakuru yarengereye bigenda gute. Hari inzego, ndetse na leta iyo yarengereye hari inzego zigomba kuyikemura. Nicyo gituma hari ubutabera. Ubundi hakabaye hari umuntu ugomba kureba niba itangazamakuru ryakoze neza cyangwa ritakoze neza. Icyambere ni niba ari ibintu bijyanye n'umwuga, ni mufite inzego zanyu, imiryango yanyu, iri association y'abanyamakuru, Rwanda Media Commission, ARG, ikagukemura niba ari ikintu kijyanye n'ubunyamwuga, niba ari ikintu kijyanye no kwica amategeko, hari itegeko wishe, nanone ubutabera burahari. Niwe mucamanza, niwe uhagarara hagati y'umunyamakuru na societe, hagati y'umunyamakuru na executive na leta. Nibaza rero yuko ushize mu gaciro atari ibintu byo kuvuga ibintu bidafite aho bishingiye. Nibaza yuko ukemura impaka ni itegeko, n'ikindi n'ubunyamwuga. Yego. Hanyuma Dr. tukiri noneho kuri icyo kintu muri iki gihe, ngira ngo wenda ni ikintu ukurikirana mu gihe isi yose social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga zisa nkaho ziyoboye, aho ureba ibitangazamakuru, amaradiyo cyangwa se broadcasting media na printing media bisa nkaho biri kugenda bitwarwa n'isi ya social media. Iki gihe ukibona gute, cyangwa wenda tuhere uko ubibona, urebona gute iki gihe, iyi age ya social media? Nanone uko nyibona ndabishyira mu bintu bitatu. Icyambere ni kijyanye n'amateka y'itangazamakuru kuva ryabaho. Icya kabiri ni imikorere y'itangazamakuru uyu munsi naho tugana. Ugiye kureba kuva itangazamakuru ryatangira, hashize imyaka irenga hafi 200, usanga buri uko tekinoloji hindutse n'imikorere y'itangazamakuru irahinduka. Kubera rero ibintu bijyanye na tekinoloji, itangazamakuru twari tuzi kamvuge nibura kugera muri 2, ubu ngubu ryarahindutse cyane, kandi cyatumye bihinduka ni ibintu nka 2. Icyambere uko itangazamakuru nka televiziyo
n'ibinyamakuru n'amaradiyo babona amafaranga uko mwabonaga amafaranga strategy mwakoreshaga yo gutegereza ngo umuntu araza kwamamaza iwawe ubu ngubu n'uwamamagazaga iwawe nawe ashobora kwishyiraho urubuga akiyamamariza kubera rero yuko ukuntu mubona amafaranga byahindutse namwe imikorere yanyu yabaye disrupted ndetse wabonye yuko itangazamakuru ryandika ndetse ryapfuye ubwo ni print media. Icya kabiri rero ni ikijyanye na umuturage abona gute amakuru ubundi kugira ngo umunyamakuru iyo habaga ikintu gikomeye wategezaga televiziyo ngo uze kubivuga cyangwa radio. Nicyo gituma hano mu Rwanda nyuma ya jenoside wasanga umuntu avuga ngo na radio yabivuze. Iyo radio yabaga yabivuze byagomba kuba bimeze ngo YouTube yabivuze. Ariko ubu ngubu umuturage ari kubera technology umuturage ufite telefoni abona ikintu ahantu agahita nawe akitekerereza ndetse cyatumye hanavuka icyo bita itangazamakuru rikorwa n'abaturage. Urumva rero mwega abanyamakuru ntabwo mu gikora ibyo bita breaking news kuvuga inkuru bwa mbere akenshi n'abaturage bayivugira bo babyivugira. Rero ukuntu umunyamakuru abona amakuru ndetse n'ukuntu ayakonsoma. Ubundi wakonsomaga amakuru wabonaga amakuru ari uko ufite televiziyo iwawe cyangwa waguze radio cyangwa wagura ikinyamakuru. Ariko ubu ngubu ntabwo ariko bikimeze. Nkibaza rero ko ibyo ngibyo nabyo byahindutse cyane. Icyanyuma ni ikijyanye no gutangiza ibitangazamakuru. Ngubu kera tukiri muri ibyo bitaga analog tutaraza YouTube itaraza na digital media gutangiza televiziyo byari bigoye cyane. Ariko ubu umuturage usanzwe yishyiriraho urubuga yishyiraho televiziyo yishyiraho chaîne agatangira ku broadcasting. Yego. Urumva rero ibyo ngibyo biratuma itangazamakuru risanzwe yagize ibibazo bitewe n'ukuntu amafaranga bayabona, ibibazo bitewe n'uko abakagukurikiye nabo amakuru barayikorera baranayahanahana. N'icyanyuma kubera ko control ibintu bijyanye na control no ku ibyo bita regulation kwandikisha ibitangazo cyangwa se kubigenzurwa. Kugenzura itangazamakuru biragoye kubera uwo ari we wese harabyuka akiyita umunyamakuru. Ntabwo nibaza ko icyo ngicyo ari ikintu kibi kugira ngo abaturage bavuge, ahubwo nuko rimwe na rimwe n'umuntu ushaka gusenya ashobora no gukoresha iryo tangazamakuru. So none Dr. tuvuge niba tugeze muri iki gihe usanga buri muntu wese ashobora kuba umunyamakuru. Hari abanyamakuru babyize b'umwuga babikora, hari n'abatarabyize ariko babihuguriwe babikora nk'umwuga. None uyu munsi none umuturage uwo ari wese ni umunyamakuru. Iki kintu cyagishyira mu mazi abira abanyamakuru b'umwuga cyangwa se kizana n'akavuyo mu mwuga. Bibiliya iravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto bera. Niba uri umunyamakuru wabyize w'umwuga ntabwo uzamera nkanjye w'umuturage utarabyize. Kandi nk'uko ubizi abaturage bakurikira ibintu kubera yuko bifite ireme bifite agaciro babizemo agaciro. Nkibaza rero yuko abanyamakuru bavuga ko babyize cyangwa babyize koko niba bikora kinyamwuga bakabishyiramo bagashingira ku nyungu z'abaturage ntaho bazahurira n'umuturage utarabyize. Ko umuturage utarabyize ashobora gushyiramo amarangamutima ariko umunyamakuru ntashyiramo amarangamutima. Ahubwo je nibaza yuko kubera technology yahindutse aho umunyamakuru wabyize wabigize umwuga ahubwo ubu ngubu biramworoheye cyane kuko ushobora gukoresha telefoni yawe ukayikoresha gukora inkuru uza gushyira kuri televiziyo ugakoresha iyo uza gushyira mu kinyamakuru ugakoresha iyo uza gushyira kuri radio kandi bitabaye ngombwa ngo uterura agatabo ngo ugendane ibitabo n'ikaramu bitabaye ngombwa ngo urafata mikoro ngizi zisanzwe. Nkibaza rero yuko umuntu wabigize umwuga ahubwo ubu ngubu ari cyo gihe cyo kubyaza umusaruro iyi technology. Hanyuma uragihuza gute n'iki kintu cya society kuko urumva uyu munsi none turacyafite society navuga wenda nubwo nta bashakashatsi dufite twakoze ku buryo tumenye ngo society yacu igeze ku kigero iki n'iki mu bukure bwayo. None haje citizen media ndibaza ariko babyita cyangwa se abaturage n'abanyamakuru hari babyize hari n'abandi bose. Ya society zabasha gute uravuga ngo babimenyera ku mbuto zabyo ariko style turacyafite cya kibazo cya ya society yacu
izabamenya gute, izatoranya gute icyo kintu? Nanone ubukure bwa sosiyete nge nabushyira nanone mu byiciro bitatu. Icya mbere ni ikijyanye n'umubare w'abaturage bize. Kandi iyo mvuga kwiga ntabwo mvuga kwa kundi twiga mu ishuri risanzwe, ahubwo bazi n'ibibakorerwa, banabikurikirana, banabifitemo inyungu. Icyo gipimo kirahari. Nibaza yuko mu Rwanda nibura abantu bazi kwandika no gusoma tugeze nko kuri 70, tugeze nko kuri 70. Ntabwo ari igipimo rero kibi, kuko cyo kirahari. Ntabwo ari igipimo kibi, ahubwo icyo ngicyo cyongeraho ibindi bipimo bibiri bituma iryatangazamakuru rigira ireme, ahubwo riryoha cyane, rikorera abaturage ibigomba kubakorera. ni icyitwa amafaranga ku kwezi no ku mwaka umuturage akora. Ibyo bita per capita income. Ese umuturage ashobora kubaho bitamugoye cyane? Ese umuturage ashobora kujya ku isoko? Ese umuturage ashobora kujyana umwana we ku ishuri ndetse akaniyishyurira inzu? Umuturage ushonje, umuturage w'umukene, niyo yaba azi kwandika no gusoma, biramugora cyane kugera kuri bwa burenganzira kubushyira mu bikorwa. Ni nk'umunyamakuru ushonje, biramwafectinga nawe nk'uko umunyamakuru abigenda. Ni icyo gipimo rero cy'ubukene n'ubukire. Icya nyuma ni kijyanye na sosiyete urimo. Ese sosiyete urimo yateye imbere ku buryo bihanganira ibitekerezo bitajyanye n'imyemerere yabo? Bazi ko n'umunyarwanda gutanga kuvuga icyo ashaka ndetse akanabaza ibibazo, nubwo waba udashaka kugira ngo abibaze. Nibaza rero ko ibyo bintu bitatu, ibijyanye igipimo cya ekonomi nk'uko ukizi kiracyari hasi cyane. Usanga hafi igipimo cy'ubukene kiri hejuru. Covid itaraza ubukene bwari bugeze ngira ngo kuri 39%. 39%. Ubu ngubu kubera Covid nibo warakurikiranye ibipimo bya World Bank bivuga yuko uyu mwaka wonyine nibura 5.1 bashobora gukena. Abo ngabo ni 550 by'abanyarwanda. Bivuze ko bishobora kuzagira mu 40 na kandi. Umuturage rero ukennye biramugora kugira ngo ibyiza iyi tekinoloji ijyanye n'itangazamakuru bakwikorera nabo, no kugira ngo unarikoreye utegereza bisaba ka telefone. Niba udafite amafaranga, telefone yo wayigura iki? Birumvikana Dr. Hanyuma hari ikintu wenda gisa nkaho ari cyo cyegereza umusozo. Twigeze ku kiganiro cyane ko ku kijyanye n'amafaranga bitangazamakuru kugira ngo bigere kuri standard nziza cyangwa se bigere ku kigero cyiza cyo gukorera rubanda, bisaba n'ubushobozi bw'amafaranga. None uyu munsi none hariho ikintu cy'imbuga nkoranyambaga cyaraje gisa nkaho noneho gisenya, kigaruka noneho muri bwa bushobozi buke bw'itangazamakuru, cyane cyane nka mu Rwanda. Itangazamakuru risanzwe risa nkaho rifite ikibazo cya finance. Noneho hajeho ikibazo cya social media, zihinduye structure bakoreragamo. Noneho bishoboka ko n'umunyamakuru bwe ashobora kugira igitangazamakuru, umuturage ashobora kugira igitangazamakuru cye, kuko uyu munsi ngira ngo bizari ibyo bita, hari imbuga nkoranyambaga zishobora kwishyura abantu. Hari uburyo bwo gucuruza content, ya content yawe nuvuga ngo abantu bashobora kwamamaza kuri content ya wa muturage, kwamamaza kuri content ya wa munyamakuru. Ubona hazaza hitangazamakuru muri rusange, hari mu Rwanda, hari no ku isi hose arahaye. Je nibaza yuko nanone icyo kibazo umuntu yagisubiza kurikije amateka. Itangazamakuru ryatangiye ku isi hose, ryatangiye ari iryandika. Bamaze kuvumbura technology yatumye haza printing press, ya mashini yandika ibitabo n'itangazamakuru. Ni kera cyane, hashize imyaka irenga 200. Hanyuma radio ivumbuwe, baravuga ngo itangazamakuru ryandika rigiye gupfa, ariko ntago ryigeze ripfa. None haje televiziyo, baravuga ngo radio birarangiye. N'ubu ngubu baratubwira bati televiziyo birarangiye, n'ibya radio birarangiye. Ariko niba amateka atwigisha ikintu icyo ari cyo cyose, buri uko technology yagiye ihinduka,
itangazamakuru ryagiye rigira imikorere itandukanye, ariko ikintu kitahindutse ni kimwe, ni ikintu kijyanye na content. Wakivuze, ese radiyo yawe urayivugaho iki? Ese izo mbuga umbwira nshya ziri kuri YouTube, za Facebook, za Twitter n'iki, ushyiraho iki? Ushyizeho ibintu bidafite abaturage akamaro, ntawe uzagukurikira, ntawe uzakwishyura, kuko n'abishyura abakorera kuri YouTube bishyura kubera yuko ibyo wavuze hari abantu babikurikirana. Yego. Nkibaza rero yuko je ahubwo mbona ejo hazaza hitangazamakuru ni heza cyane 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 ku bantu bazakora ibintu bitatu. Abantu abanyamakuru n'ibitangazamakuru bizashobora guhuza inkuru yanditse n'inkuru y'amashusho n'inkuru ikoreye ku ijwi. Hanyuma izo nkuru ukazishyira kuri radiyo, ukazishyira ku televiziyo, ukazishyira kuri YouTube, ukazishyira hose, ukagenda ukagira ubumenyi bwo gukora izo nkuru zose kandi bakoresheje telefoni yawe. Icya kabiri ni abantu bazashyiraho uburyo bwo gushaka amafaranga bushingiye ku iterambere rya tekinoloji dukoresha mu itangazamakuru, ku buryo inkuru mwabonye muzibyaza umusaruro. Itangazamakuru rizapfa ni rya tangazamakuru rishingiye ku muntu gutegereza ngo ufite radiyo ngo abantu baraza kwamamaza iwawe. Iryo ngiryo rifite ibibazo. Icyanyuma, itangazamakuru rizashobora gushyira investment zizashora imari mu bantu, kubera ko nubwo tekinoloji izahinduka, ikitazahinduka nuko ibyiza ari inkuru nziza, ari inkuru z'ubwenge, ari inkuru zisubiza ibibazo by'abaturage zikorwa n'abantu. Ukuntu rero umunyamakuru afatwa, ukuntu ahembwa, ukuntu yigishwa, mubishyizemo ingufu, igitangazamakuru kizabishyiramo ingufu, nibaza yuko iyi tekinoloji kizabibyaza umusaruro, ntabwo kizayibyaza gusibangana. Mu kuvaho kuri we social media nta mpungenge iguteye? No, social media no opportunity. Social media ni amahirwe, ahubwo ushobora gutuma nk'ubu ngubu ibyo tuvuze ushoboye kubyandika mu buryo bwa tekinike bwiza ukabishyira kuri Twitter vuba vuba. Hanyuma Twitter ugahita ushyiraho video yantuza, abantu bahita baza kuri televiziyo yawe bakaza kureba. Utazi yo tekinike yo kwandika ngo ushyire kuri Twitter, uzi ko amagambo ajya kuri Twitter ari 280 kugira ngo ikiganiro tugiranye isaha yose ugishyire mu magambo 280, ntugire ngo ni benshi babikora. Niba ushobora kwandika neza kuri Facebook, ukabaha ukandika uzi imyandikire ya Facebook, abantu bazagukurikirana ni benshi. Nubishyira kuri YouTube izaguhemba bikurikirana n'abantu bagiye kubireba. Nibaza yuko umuntu uzashobora gukoresha ubwo iyo tekinike ni uzakira, utazabishobora azakena. Reka dusoze kino kiganiro cyavuga ku itangazamakuru, hazaza hitangazamakuru ndetse naho riri uyu munsi wa none. Ngira ngo Prof Kayumba arabisobanuye, ni umwarimu muri kaminuza cyane cyane mu ishuri ry'itangazamakuru, ngo yigisha abanyamakuru benshi mu Rwanda, benshi bamuciye imbere, abandi n'uyu munsi wa none arabahugura mu mahugurwa atandukanye. Turagushimiye Prof. Mwakoze cyane.